makuru ni inkuru iri gukomeza kugenda ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye, aho iyi nkuru yamenyekanye ku munsi wo ku itariki n'ubundi ya 20, ubwo ngubwo ni mu rukerera n'ubundi rwo ku wa 20, ubwo bishyira n'ubundi 21 z'uku kwezi kwa 12 turimo umwaka w'ibihumbi 2025, aho polisi y'u Rwanda yemeje ko yafunze uwitwa Arnaud Shema uzwi nka DJ Toxic, aho akurikiranweho kugonga umupolisi ushinzwe umutekano mu muhanda akitaba Imana. Amakuru avuga ko uyu Toxic cyangwa se Arnaud Shema uzwi nka DJ Toxic, bivuga ko ku itariki 19 yaraye mu kabari cyangwa se muri Kigali Universe, ahakunda kubera ibitaramo bigiye bitandukanye by'abahanzi. Rero ngo ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12 nyine uyu mwaka, ngo nibwo mu masaha ashyira isaha ya 11:30 zo ku mugoroba, ngo nibwo yanyuze hariya mu mujyi rwose, amasaha ya 11:30 za mu gitondo, ni za mu gitondo ntago ari z'umugoroba. Noneho anyura ahazwi nka peyaje mu mujyi nyine wa Kigali, usa n'uzamuka ujya nyine mu mujyi bwabo, nyine abantu bazi Kigali bahise bahumva. Rero ngo umupolisi yagize gutya, ari mu kazi ke nyine gasanzwe k'umutekano mu muhanda, ngo ajya kubonabona uyu Shema aje n'imodoka ari kugenda ku muvuduko wa 80, yamuhagarika ahubwo agakomeza, donc akarushaho kongeza umuvuduko, birangira amugonze. Ibi ngibi biba hari abantu bari baromwe, kuko mutekereze niba umuhanda ubugendwamo n'abantu, ntago ari ibiti, ntago ari ibiti biba bigenda mwaho si amabuye, n'abantu baba bareba. Ibyo byose rero byabaye abantu bareba. Rero hari bamwe mu batanga ubuhamya benshi bagiye bakomeza kugenda bagira bati ibi ntago byaba ari byo, ntago bishoboka ko umuntu yaza akagonga umupolisi gutyo. Bamwe niba byumva, ariko bamwe mu bari baraho ibi byaje kuza kuba byabera bavuze ko yamugonze. Ibi ngibi bikemezwa ndetse kandi na polisi, nk'uko byatangajwe na CIP cyangwa se ACP, yego ACP Rutikanga, asabye ko abakoresha umuhanda bagomba guhora bazirikana amategeko agenga imikoreshereze y'umuhanda. Iyi ni inkuru dukesha ikinyamakuru igihe.com. By'umwihariko rero tukaba dukomeje no kwihanganisha umuryango abanyakwigendera ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Rero twavuga ngo Imana ikomeze guha iruhuko ridashira uyu muvandimwe w'umupolisi waje kwitabira Imana muri impanuka yaje kuza kuba yabera hariya peyaje mu mujyi wa Kigali, nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru igihe.com ndetse bikanemezwa na ACP Rutikanga. Rero kugeza kuri ubu ngubu niyo nkuru navuga ko ariyo nkuru iriho mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Rero ubwo yaravuye gucuranga muri Kigali Universe, ahari habereye ibirori byo kuwa gatanu, mu buryo bwo gufasha abantu kwinjira muri weekend, bikavugwa ko aribwo ibingibi byaje kuza kuba byaba. Mu ngundire rero tunyuze n'amaso mu bitekerezo by'abantu bagiye batandukanye. Ingi yitwa Claudine Muhawe n'Imana yagize ati uriya wasanga yavugije ihoni umupolisi akabigira intambara, ashaka kumwereka icyo ari cyo, undi nawe agafunga umutwe akanga kuva mu modoka bikarangira
agisida ibaye. Uyu nguyu yitwa Aphrodis yagize ati polisi y'u Rwanda ndabinginze nimwongere muhugure cyangwa se mugarure gupima abantu ibisindisha, mushyireho checkpoint ahantu benshi muri Kigali nk'uko byahoze bigaragara ko habayeho kudohoka n'abanywa inzoga ntawe ugifata umutwara nubwo yaba yasinze, kuko azi ko nta mupolisi uri buhure nawe. Gerayo amahoro kandi nihanganishije umuryango wabuze uwabo n'igihugu muri rusange n'abanyarwanda. Uyu nguyu yitwa Jean Baptiste yagize ati ndabona ubutumwa yabufatanije wihangane. Uyu nguyu yitwa Innocent yagize ati nyuma yo gufasha abantu kwinjira muri weekend imodoka ye ndetse n'agacupa byatumye bimwinjiza gereza bigoye no kuzayivamo vuba, mbega isi ubu uwo mupolisi nawe ruramwahuranyije nta kundi, twanganishije umuryango we. Uyu nguyu yagize ati ubutumwa yabufatanije. Uyu nguyu yitwa Karim yagize ati nyagasani amworohereze, none se yamugonze ku bushake cyangwa yari yanyweye? Benshi bakomeje kugenda bibaza nyine batise nyine ni ibiki byabaye, yamugonze biturutse kuki, ariko kugeza kuri ubu ngubu amakuru hari nyine nuko byemezwa na polisi y'u Rwanda ko nyine uyu nguyu DJ Toxic cyangwa se Arnaud Shema yishe nyine uyu mupolisi mu buryo nyine bw'impanuka. Ntawamenya ngo byaturutse ku businzi, ariko bamwe bavuga ko bishobora kuba byavuye ku businzi bukabije, kuba wenda ngo yari yaraye nko mu kabari agasohokamo n'ubundi yasinze, rero akaba yajya mu muhanda. Uyu nguyu yagize ati nimba yari yashyizemo n'akantu rero baramwituniraho kabisa, iyi leta nta mikino. Uyu nguyu yagize ati ubwo umupolisi nawe yari yamwireze imbere. Uyu nguyu yitwa Ofela yagize ati niba ndabona ubutumwa yabufatanije rwose. Uyu ngitwa Pascal Munyaneza yagize ati yabigambirira atabigambirira n'ubundi umuntu yishe arakubiye nawe kongera gusubira iwe bizaba umuryango we wose kuzurira akanyarira kugira ngo basenge. Ngira ngo rero ibitekerezo by'abantu bigiye bitandukanye ni byinshi, mwanankundira n'ubundi nkasoreza aha ngaha, mwanabashimira, mukomeze kugira ibihe byiza. Hasta la vista, bye bye, ciao.